niba ari umuhungu yabona abakobwa bose bahise mu mutwe bikanga, ako kantu karamubase, akeneye Yesu Kristo mu bugingo bwe kugira ngo amubature iyo ngoyi itabonwa na sosiyete. Muri karitsiye no muri karitsiye ukaba uri umuntu utari uw'umumaro, ni icyaha. Wakagombye kubazwa inshingano, wamaze iki muri sosiyete ko wavutse? Twongeye kubasuhuza rero abadukurikiye mwese aho muri hose hirya no hino ku isi, tubasabira imigisha y'Imana kandi tubifuriza gukomeza kuba amahoro. Dushimye Imana rero ko iduhaye umunsi nk'uyu nguyu, kandi uko guhamya ni uko Imana yaduhaye ubugingo bubonerwa mu mwana wayo Yesu Kristo. Ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo, naho utamufite nta bugingo afite. Kandi shimwe ko yari yaduhesheje igikundiro cyo kuba intumwa ku bw'izina rye, kugira ngo mu mahanga yose babashe kumenya izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Twagize amahirwe rero yo kugendererwa na pasiteri wacu umushumba Pasiteri Donatien. Ni amahirwe yo kuba mufite umunsi Muraho. yego Iminsi myinshi. abantu bagira gutya bakaburana, kandi n'iby'isi niko bigomba kugenda. Mu isi niko bimera. Reka rero tutarajya mu bintu byinshi cyane, reka pasiteri wacu turagize Imana kugira ngo n'abadukurikiye ndetse na kino kiganiro kize kugira benshi umumaro. Reka dufate umwanya dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, nyir'icyubahiro, umuremyi w'ijuru n'isi, turagushimira ko ubana natwe, uturindira ubuzima, uradufasha buri muntu wese kuva avutse kugera mu gihe cye aba agezemo, kandi uduha ibyo dukeneye tukiri mu isi, dufite kwizera ko na nyuma yo kuyivamo tuzabona ubugingo buhoraho. Turagusabye ngo ubane natwe, twebwe abari aha ngaha tuganira n'abakurikira iki kiganiro, kugira ngo kizagire umumaro kuri benshi, kizahindure benshi ku gukiranuka. Nuko uko iki kiganiro kimeze, kibihane na ya mbuto nziza yatewe mu butaka bwiza, ikera izindi nyinshi. Nacyo nikigera ku bantu kizabagirira umumaro, kibahindure ku gukiranuka, hanyuma uzaronka iminyago myinshi. Icyo nicyo cyifuzo cyacu. Urakoze kuko utugiriye neza, icyubahiro cya Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe cyane kandi murakoze. Hanyuma pasiteri, Yego. urubanza gatoya twizirane ku makuru y'iminsi, tubanze tuganireho yuko tuza kwisa ku ijambo ry'Imana, kuko mfite ibintu byinshi cyane numva nshaka kunguka. Iyo nahuye namwe mba numva nshaka kunguka ibintu byinshi Yego. cyane. Habaho nagengererwa umugisha mu materaniro muhari, cyangwa se n'ahandi hose, n'ibyigisho byanyu bicamo amazi habyumva. Yego. Rero amakuru y'iminsi, tumaze iminsi mutari mu nshingano za gishumba, mukora iyindi mirimo. Amakuru y'iminsi, Amakuru ni meza, turi aho turakomeye, ariko buriya imirimo ya gishumba yo turayikora, birakomeye. kuko aho tugenda hose, ndi umuntu ukunda kubana n'abantu bose. Iyo nciye hariya mu isoko, iyo ndi hano mu mujyi, iyo ngeze ku muntu, yewe niyo umunyonzi untwaye, ntidutandukana ntamubwiye iby'Imana, cyangwa se ntamubwiye n'ibyamuteza imbere mu buzima busanzwe. Ni ubwo buzima rero, ariko turi aho tumeze neza. Umunsi wa Saint Valentin niwo nakoreyeho ubukwe. Ntiwabonye ko nabipositinze? Niwo nakoze ubukwe, hari kuri 14 z'ukwezi kwa kabiri muri 2009. Urumva rero yari anniversaire ya 16. Twari turaho, uretse igihe gishize nko kuri 31 z'ukwa 12 nibwo nashyinguye umukecuru mama umbyara. Ariko
urumva hashize iminsi twariyegeranyije twarongeye turiyegeranya kandi yari akuze nk'umuntu yakoze hejuru y'imyaka 90 abakuze rwose ni uko dukunda nyine abantu bacu ariko ubundi ko tutazayibaho iteka se iwacu ni mu ijuru. Imana rero ishimwe ko muri amahoro. Hanyuma gatoya kugira ngo tuze kuganira cyane, waruvuze ngo iwacu ni mu ijuru, ariko akenshi iyo abantu bavuze icyo kintu nagira ko wenda urakomeje aho ngaho ariko bitari ntekereza n'ibintu byinshi. Akenshi iyo abantu bakomeje kuri icyo kintu abakristo kuvuga ngo iwacu ni mu ijuru, kuvuga ko iwacu ari mu ijuru ni uko ahangaha ku isi twebwe twibona tuje ku isi, umuntu abona avuka, ntabwo ubundi umuntu wamenya ngo naturutse ahangaha, niyo abimenye abimenya nyuma babimusobanuriye, ariko inkomoko yacu ni uko Imana yaturemye iturema mu nda za ba mama, dukomoka kuri ba mama na ba data. Buriya rwose Imana yabahaye ububasha, Imana yaremye rimwe gusa, ubundi irangije irababwira ngo mugende mwororoke, bivuze ko ihaye umugabo n'umugore ububasha bwo kurema, nabo nibo basigaye barema mu cyimbo cyayo. Hanyuma rero tuvutse twibona ku isi, kandi iyi si tuyimaraho igihe gito, twebwe tubona ari kinini ariko burya ni gitoya, bitewe n'umuntu uko Imana yamuhaye kurama, igihe kikagera tukayivaho. Iyo tuyivuyeho rero twese dufite ibyiringiro mu kwizera, hari ahandi tugomba kujya, ntituragerayo ariko tuzi ko ku munsi w'umuzuko, ku munsi w'imperuka, uko babivuga, uko twabyizeye, ko twabyize tukabyemera, tuzajya mu ijuru. Aho ngaho niho finalite, niho hanyuma twese twiringiye. Niyo mpamvu tuvuga ngo iwacu ni mu ijuru, ni uko hano ku isi nta muntu urayibaho iteka, iryo ni ihame cyane. Ariko ndagira ngo gato tuzi kuganira, wenda ndaza kuguha umwanya cyane kuko nyuma nshaka kunguka, tuganirize ku rugendo rujya mu ijuru. Ari indirimbo nahoze numva, ashobora kuba ari ni kasete yo muri 1993 yakora bita na Charite, iriho indirimbo bita ngo urugendo rujya mu ijuru. Barimo bati wicika intege tugiye kugerayo, ariko byatumye ntekereza ngo ubundi urugendo rujya mu ijuru ni iki? Ese ruteye rute, rushyirwaho gute? Kuko abantu benshi bari gucika intege, intambara ni nyinshi, ibigusha byinshi, ariko ubundi urugendo rujya mu ijuru ruteye gute? Structure bigenda bite kugira ngo umuntu ese agire ibyo byiringiro kandi yumve yuko isaha n'isaha umunsi yavuye muri ubu buzima azasoza urwo rugendo kuko akajyaho ibyo byiringiro bye bimutegeka. Urugendo, yo ijambo byonyine bavuze urugendo, banza wumve yuko atari ikintu kiba mu kanya gato, ni uruhererekane rw'ibihe n'ibihe, kandi urwo rugendo rugatangira umuntu avutse, rukazageza umuntu avuye ku isi. Rero umuntu yamara kuva ku isi akaza ategereje igihe Imana izamuhera karibu kugira ngo nawe abone ubwo bwami bw'ijuru. Ibyo gihe rero twese ari abapfuye mbere ari n'abakiriho, twese dutegereje uwo munsi, tuwutegereje amatsiko, ngo n'abapfuye kera nabo ntibarawubona, ahubwo barategereje. Ariko iyo tukiri ku isi, urugendo rero ni uruhererekane rw'ibihe n'ibihe, kuva umuntu avutse kugeza umuntu avuye mu isi. Urwo rugendo rero turarutegereje twese, ariko ntabwo ari akantu k'umunota umwe, si akantu k'iminota ibiri, ni urugendo nyine, ni process, ni uruhererekane rw'ibihe n'ibihe. Kugira ngo winjire nko muri Bibiliya utubwire mu by'ukuri, ese rutangira ryari, bigenda bite kugira ngo umuntu nagize amahirwe wenda uzana, ndabona ufite Bibiliya ndayitwara kenshi, ndayitwara, nsoma nta kibazo kugira ngo utuganirize muri make. Reka wenda nkusubira inyuma gato. Iyo tuvuga urugendo, ni uko umuntu aba afite ahava. Kugira ngo uvuge ngo natangiye urugendo, ufite aho watangiriye, ufite intangiriro, kandi iyo ufite intangiriro uba ufite n'ahantu ushaka kugera, intego yawe cyangwa se aho ushaka kurangirira. Ikindi
hagati aho rero twebwe abizera urwo rugendo turufata nko kuva dutangira hano mu isi, hanyuma tukaba dufite aho tuzasoreza aho witwa mu ijuru. Icyo gihe rero ku ijuru turifite mu kwizera. Kugeza kuri iyi saha ntabwo turifite ngo turifate nk'uko tubona isi, yo turayibona, ariko iyo tuvuga n'isi tubanze twumve ibintu bibiri. Isi ntituyumve ko muratere, hari wenda mu ndimi z'ikinyarwanda turavuga ngo ni isi, ariko hari lateri, hari romonde. Lateri ni iyi ngiyi gorobe teresitiri kituriho, biratandukanye. Hanyuma romonde twavuga ni nka iki twita iniveri, igizwemo harimo abantu, harimo ibintu, ibyo ngibyo twakwita romonde. Hanyuma rero cyane iyo tuvuga, iyo twibaza, iyo Imana yarayiremye ni imwe mu mibumbe igaragiye izuba, iriho. Niyo bavuga ngo iyi si izashira, simpamya neza yuko ariyo izagenda. Izimeze nk'uko tuzi ko imibumbe hariho Marisi, hariho Venusi, hariho Jupiteri, hari Saturune, hari Uranisi, hari Pluto. Ngira ngo mperuka tuyiga kera yari 9 muri primaire, yari 9, ariko ubu numva ko hari iyindi ngo ishobora kugenda ivumburwa. Icyo rero tuvuga, ariko iyo tuvuga le monde tuba tuvuga la societe, iyi societe turimo, societe tuba tuvuga communauté, tuba tuvuga ibi bintu byose bikikije umuntu. Ibyo ngibintu rero, ibyo nibyo turiho none, ariko ibyo ngibyo igihe kizagera birangire. Noneho rero iyo tuvuga ijuru ryo ntabwo turaribona, turifite mu kwizera. Ni ukwizera duheshwa n'ijambo ry'Imana. Hanyuma rero iyo urugendo rwo kurujyamo ruratangira, umuntu iyo atangiye kuvuga ngo nakiriye Yesu Kristo nk'umukiza wanjye, muhaye ubugingo bwanjye, deje utangiye urugendo rujya mu ijuru. Kuko abari Yesu yaravuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, utamwizera ntabwo urwo rugendo arurimo. Urugendo rujya mu ijuru nta rurimo, cyokora afite ahandi hantu nawe azajya, kuko tuzi yuko ibintu ni bibiri. Ni nk'uko burya ngiye mu kwemera kwanjye nemera ko burya amadini ari abiri. Hari idini ry'abemera Imana n'abemera Satani. Nibyo noneho iyo utemera Imana wemera Satani. Ntabwo rero niba utarakira Yesu Kristo nk'umukiza wawe, rwose urwo rugendo rujya mu ijuru ruri kure. Ibindi byose ni ukugoragoza, ni ugushakisha, ariko biri kure. Kuko aravuze ngo ni njye nzira, ni njye kuri, ni njye ubugingo. Kugira ngo rugeremo n'iki? Hari imyitwarire. Ujya muri urwo rugendo waratangiye wakira Yesu Kristo, hanyuma ufata urugendo. Hari imyitwarire yawe, hari iyo myitwarire, ibikorwa byawe ni itike. Ni nk'itike, ni nk'uko ufata uhagurutsa ni Muhanga, ugura itike kuri Orizo cyangwa Volcano n'izindi ajansi zose tugira hano ni nyinshi cyane. Hanyuma urayiguze werekeye i Kigali. Hagati muri iyo nzira, hagati muri urwo rugendo hari ibintu byinshi bishobora kubamo. Ushobora kugira ingorane ugakora impanuka, ushobora kugira ingorane ukarwariramo, ushobora no kugira umugisha ukaboneramo uguha ibintu, cyangwa se ushobora no kwitwara nabi ugatongana n'abantu. Ariko uko byagenda kose umushoferi arakugezayo bitewe n'ibyo wagize. Nugerayo rero ushobora kugerayo ugahura n'ibihano witwaye nabi. Ushobora kugerayo niba warwanye mu modoka, nugerayo umushoferi akakurega, wenda yanze guteza akavuyo, ugasanga polisi irahagaze ikagufata, wateje akavuyo. Muri urwo rugendo rujya mu ijuru hari inzira, hari ibikorwa tuzakoramo. Ibyo niyo tike izatugeza mu ijuru. Muri ibyo bikorwa rero mwarimu mbajije ngo se ngo rutangira ryari? Nagira ngo turebe ngo hahandi ruhera, aho tuva. Reka ariko mbere yuko tuvuga ngo rwatangiye, katubanze tunavuge ngo ese ubundi aho turi kuki dushaka kuhava, tukagira ahandi kuki dushaka kuva ku isi? Turayiviraho iki? Isi yo ni mbi, isi yo ntiryoshye. Mu ijambo ry'Imana rero, mu ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 90 umurongo wa 10 niwo utubwira ngo, wenda hadusomeye ya 90 umurongo wa 10, ariko nari no kuvuga ndawufite mu mutwe, ariko ushatse wawusoma kugira ngo tutanibeshya. Turashaka kure aho hantu tuva, kuki dushaka kuhava, kuki dushaka gufata urugendo.
umurongo wa 10 mu isi y'imyaka yacu Ehe. imyaka 70 ariko kandi nitugira intege nyinshi ikagera kuri 80 nyamara ibyiratwa aha byayo aho n'imiruho n'umubabaro aho ngaho niho shaka ako karongo gatoya ngo nyamara ibyiratwa byayo nukuvuga ngo isi kuki ubundi dushaka kuyivaho isi ni nziza isi abantu bavuga hari n'abavuze ngo isi iraryoshye yarayiririmba ngo isi iraryoshye sibyo ngo isi iraryoshye ni akaririmbo najyaga njya numva bajyaga baririmba kera niba bakikaririmba se ngo isi iraryoshye ariko se ko iryoshye kuki dushaka kuyivaho baravuze ngo ibyiratwa byayo ni imiruho umuntu yakwibaza ngo ni imiruho kandi abantu bari kubaka amazu ni imiruho kandi bagira ariko ndagira ngo duhere ku kintu cya mbere umuntu yavutse nibwo tuba tuje ku isi buryo uba waje iyo umuntu yavutse ku isi wahageze bavuga ngo isi irakwakiriye ikwakira ryari iyo umuntu ageze ku isi ikintu cya mbere abanza ni iki ku isi ukivuka ararira amarira ni iki ni ikimenyetso cy'umubabaro uko byagenda kose haravuga ngo hari amarira y'ibyishimo wenda umuntu yishimye ngo ararira ariko ntaboroga ariko iyo ugeze ku isi ikintu cya mbere ijwi rya mbere umuntu yumvikaniraho ku isi ni amarira baravuze ngo ni klinisiyare iyo klinisiyare ni amarira kuki ndira iyo umwana iyo ari mu nda ya nyina aba atunzwe na nyina aba ahumeka umwuka bivuye kuri nyina iriya cordon umbilical ibahuza icyo gihe ihuza umwana na nyina byose ibimutunze byose biva kuri nyina ariko iyo ageze hanze agisohoka ibihaha bye bitangira guhumeka bigapusa iyo bitangiye gupusa umwuka winjira uramubabaza iyo umubabaje ararira bakavuga ngo ni klinisiyare ndetse ngo niyo atarize kera niba bakibikora baramukubitaga kumukubita ni ukugira ngo ni stimulus igikabuzi kugira ngo ababare n'ababararire kuki bashaka ko arira ni ukuvuga ngo rero isi yakwakiriye ukigera ku isi utangiranye n'iki n'ibibazo wigeze ubona ubundi ikintu cyiza ni amahoro iyo ufashe umwana w'imyaka 2 ugatangira kumubyutsa adasinziriye ukamujyanye muri materineri ukamukubita amazi ugatangira kumuhangayikisha atangira gutekereza umutsindagiramo ibintu kandi ni iterambere tumushakira nta nubwo uzabireka isi irabidutegeka kugira ngo umwana wazabeho neza nuko yiga ariko tekereza ko imyaka 2 akagombye kuba yaryamye mu gituza cya nyina ariko watangiye kumubuza amahoro urumva atari imiruho ibyiratwa byayo ni iki ni imiruho noneho utekereza yuko batubwira ngo umwana akagombye konka amezi 6 nta mfashabere ariko nyina aricara ari mu kazi konji ya maternity irangire ahita amusiga bamuha amata ndetse yatangira n'ibibazo ntago ari byo byari bikwiriye ubwo buzima bwo ku isi siniriwe mvuga ngo warize ubu muhanga urakenewe batangiye kugushaka ariko umenye ko na politiki yatangiye kukureba iyo ugiye winjiye muri politiki winjiranye n'ibibazo noneho iyo ugiye kuyobora abaturage ubwabyo ni ibibazo nabyo ni ibibazo kuko barahangayikisha kuyobora si ikintu cyoroshye ni ibintu bivuna ibyo byose twe twita iterambere byose twita amajyambere byose dukora dushakashaka amafaranga ibyo byose ni ibituvuna mu mutwe ni ibitubuza amahoro ibyiratwa byayo ni iki ni imiruho noneho rero kandi iyo umwana avutse tuvuza impundu tukanezerwa icyo kintu kikatunezeza twebwe abari ku isi kuko twamubonye nyuma iyo apfuye tugira gute turarira kandi aruhutse iki yaruhutse imiruho urumva ikibazo rero niyo mpamvu nkubwira ngo ku isi ntabwo ubundi uko dutegetswe kuhaba dutegetswe kuyihindura edayeri imana imaze kurema umuntu imaze kurema Adamu na Eva yavuze ngo mugende muhingire isi batangiranye n'iki n'akazi ubundi isi banza unatekereza yuko nuza ku isi ukayisiga uko wayisanze nabyo ubwabyo ni icyaha none wowe imana yaravuze ngo genda uhingire isi ni transformation genda uyihindure uko uhindura isi rero urahindura le monde niba ugeze ku isi ugasanga abantu babanye nabi ugasiga bakibanye nabi
tuvuge niba bakubwiye ngo jya kuyobora ahantu runaka muri karitsiye, no muri karitsiye ukaba uri umuntu utari uw'umumaro, ni icyaha. Wakagombye kubazwa inshingano. Wamaze iki muri sosiyete ko wavutse? Ko waje mu isi wayimariye iki? Wahinduye ndi? Wafashije ndi? Ubwabyo ibyo byose bigize ibihindura isi. None rero isi y'ubwayo kuyibamo, dutegetswe kuyibamo, ariko tubayemo tubabaye, tubayemo duhangayitse. Niyo mpamvu isi dusabwa kugira gute? Kuyimukamo. Kandi ikindi kigaragara, niyo ugeze ni mu gitabo cy'ibyahishuwe, ndumva ibice 12 umurongo wa 12, barabwiye ngo ubonye ishyano wasiwe, kubera ko iki umubi akumanuye. Nese niba isi yarajwemo umubi, bivuze iki? Kandi iyo tuvuga isi cyane, mujye mwumva abantu, mujye mwumva abantu. Ni ukuvuga ngo umuntu Satani yaramuziye, kandi bindi burya hari ukuntu tujya dutekereza ngo umutungo w'Imana nindi? Ni abantu. W'Imana ni abantu, kuko Imana yaravuze ngo tureme umuntu hase natwe, irangije imuha agaciro kuruta ibindi bintu byose. Ibi byose biri ku isi ni imitungo yacu, ariko abantu bo ni umutungo w'Imana. Iyo umuntu ashaka, kuko iyo umuntu rero mugiranye ikibazo aza kwangiza ibyawe. Niho Abanyarwanda bavuze ngo ushaka imbwa kubita shebuja. Ni ukuvuga ngo Satani arashaka umuntu kugira ngo ababaze iki? Imana. Abaze Imana. None rero iyo umuntu rero afite ibibazo, isi rero iratubihiye. Noneho isi rero twavuze ko turashaka abantu, urugendo rwacu turi mu rugendo rujya mu ijuru. Tuvuye hantu habi, turimo kujya heza. Aheza ni hehe? Twavuze ko ari mu ijuru. Niko mu kwizera kwacu niho hantu tuzaruhuka imiruho n'imihati, tuzajya mu ijuru. Mu ijuru ni ahantu heza. Iyo dusomye, soma igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, cy'ibyo ku ngoma, ibice 29 umurongo wa 15, kugira ngo tubanze tunumve aho tujya ni hehe daboro. Umurongo wa 15 haravuga ngo kuko turi abashyitsi imbere yawe n'abasuhuke, nk'uko basukuruza bacu bose bari iminsi yacu tumara mu isi ihwanye n'igicucu, nta byiringiro byo kurama. Mu isi nta byiringiro tuba dufite, ariko turi abashyitsi n'iki? N'abimukira. Bivuze ko dufite iki? Turi mu rugendo. Hari aho tugira gute? Tugomba kwimukira. Iyo uri umushyitsi uba uzahava, sibyo se? Ntuzi wanjye ukaza ukaryama, ndagucumbikira ijoro rimwe cyangwa 2, ariko umbwira uti ndi umushyitsi nje gusaba icumbi, ndagira gute? Ndagenda. Turi abashyitsi. Hanyuma rero urwandiko rw'Abaheburayo ibice 11 umurongo wa 13, wumva uko hakubwiraho. Reba ni mu isezerano rishya ahera, mu bitabo bya oya ntagahera, ugaruka urwandiko rw'Abaheburayo ibice 11 umurongo wa 13. 11 umurongo wa 13 aravuga ngo abo bose bapfuye bakizera. Umurongo numva nshaka kukubaza, batarahabwa ibyasezeranye, ahubwo babiroraga biri kure cyane, bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Urakoze cyane. Ni abashyitsi n'abimukira mu isi. Basogokuruza bamwe dufite bo kwizera. Hari abasogokuruza bo kwizera, ariko dufite n'abasogokuruza b'umubiri. Kandi burya n'abasogokuruza b'umubiri tubaze tunabyumve. Kenshi dukunda kwibanda ku mateka y'Abayahudi, sibyo? Ariko ntibivuze ko mu basogokuruza bacu b'Abanyarwanda hatarimo n'abandi nabo nuko batanditse. Ntabwo banditswe, ariko ntibavuze ko hatarimo abantu, kuko ikintu kizatujyana mu ijuru muri uru rugendo rero turuze kuhagera. Iyo usomye urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ku bice 5 umurongo wa 22 avuga imbuto z'umwuka. Izo mbuto z'umwuka nizo zizadufasha kugera mu ijuru. Abafite izo mbuto z'umwuka nibo bazajya mu ijuru uko byagera kose. Ni ibisobanura urwo rugendo turimo, ibikorwa bikorwa muri urwo rugendo. Ntibivuze ko basogokuruza rero bacu wenda ntibabyitaga imbuto z'umwuka, kuko uwo ntibari babizi icyo gihe, ariko ni ingeso nziza. Nusoma urasanga ari ingeso nziza. Ingeso nziza rero icyo batari bafite ni iki? Ntago bazazira ko batizeye Yesu Kristo kandi batari bakamumenye. Bazazira ibyo barimenye bijyanye n'imyitwarire yabo, kuko nabo ntago baciriyeho iteka. Icyo gihe tuvuze ngo basogokuruza ba kera
ba kera bizeraga imana bakizera umwami, abo ngabo baba ari akarengane kuko ntabwo bigeze bamenya Yesu. Uwo Yesu ntibigeze bamwumva, twe twagize amahirwe yo kumumenya. Abo rero nabo bafite uburyo bazacirwa imanza bakurikije ibyo bagomba kugira byanditswe ku nkingi z'imitima yabo, kuko kugira neza byanditswe ku nkingi z'umutima. Amategeko 10 y'Imana burya ntibazakubeshye, yanditswe ku nkingi y'umutima, turayavukana, turayagendana. Umwana wese yavutse, uyu muntu arakura, umuntu wese azi ko gukora nabi ari bibi. Hanyuma rero basokuruza bo kwizera nibo ngarukaho, bapfuye bakizera kandi ntibigeze bahabwa gakondo, nabo barayitegereje ngo bari abashyitsi n'iki n'abimukira. Hano mu isi rero turabashyitsi n'abimukira, ariko dufite gakondo. Iyo gakondo rero niyo dushaka, niryo bita ijuru. Iyo gakondo yacu dutegereje niryo bita ijuru, niyo dutegereje. Ni ukuvuga ngo Aburahamu yarabayeho akora imirimo myiza yo gukiranuka, ariko yarapfuye nawe ategereje gakondo. Ba Eliya bategereje gakondo, baragwiriye ni benshi. None se utekereza isi yaremwa kuva ku bwa Adamu na Eva ugafata Abeli, abo bose nta n'umwe urahabwa gakondo, arategereje. kandi ngo bategereje n'iki? N'amatsiko, kuko natwe tugize gute tuyafite, ariko bafite ahantu bari babikiwe bategerereje kugira ngo nabo bazahabwe gakondo yo mu ijuru. Ijuru rero niryo twese dutegereje. Ariko ubundi wakumva uburyohe bw'ijuru kugira ngo tunakumbure, wansomera Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, ibice 6 umurongo wa 19 kugera kwa 21. Aravuga ngo ntimukibikire ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya, kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya, n'abajura ntibacukure ngo babwibe, kuko aho ubutunzi bwawe buri ari naho umutima wawe uzaba. Urakoze cyane. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ubundi twese oya, kandi nituza kureba ubutunzi bwacu, nituvuga ubutunzi ntimuhite mwumva amafaranga gusa, ntimuhite mwumva aya mazu gusa. Ubwawe uri ubutunzi bw'Imana, ubwawe niwe butunzi bw'Imana. Icyo twabonye ku mutungo w'Imana ni iki? Ni abantu. Hanyuma ubutunzi bwacu natwe, imyitwarire yacu na roho yacu, kuko itegeko rirutangira riravuga ngo ukunde Imana n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Hanyuma nubigenza gutyo, ariko bakongera irindi ririrwa mu ntegeka cyangwa bingana, riravuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Icyo ngicyo twazakiganiraho, kuko ni teme inakomeye kandi ya ngombwa muri iki gihe dukeneye. Muri iki gihe teme turayikeneye, itegeko riruta ayandi, kuko niryo ribuze. Iyo abatwaye turifite, n'izi ntambara ziri ku isi zashira. Hanyuma rero niba rero ukunda Imana, ubwo nibwo butunzi. Kunda Imana, yihe umwanya. Hanyuma iby'amafaranga nabyo dushobora kubikoresha dukora imirimo y'Imana mu bikorwa by'urukundo, mu bikorwa by'urukundo, cyane cyane iyo dutekereza ibikorwa by'urukundo. Hari wenda wari kumbaza ati rahira yuko atari amaturo. Oya, amaturo ni kimwe mu bikorwa, ariko ntago ari cyo kintu cya mbere tugomba gutekereza. Nitunavuga ngo dukoresha ubutunzi bwacu, ntitugahite dutekereza amaturo yo mu rusengero. Nugera ugahura n'umukene ukamufasha, uba ukoreye Imana. Kuko n'ikintu kimwe baravuga ngo azatubaza ngo nararwaye ntimwansuye, ntimwangemuriye, narafunzwe nari mu nzu y'imbohe ntimwangezeho, wayirwaye ryari. Urumva ngubwo icyo bita gukoresha ubutunzi bw'Imana. Ariko ntibivuze yuko no gutanga amaturo mu rusengero nabyo ni ngombwa, kubera yuko hari nuko atari byo twagiyeho, ntabwo ariyo teme, ariko nabyo ni ngombwa. Ni ngombwa. Ahubwo ikibazo kiriho none ni uko abakristo mu minsi ya none, cyangwa se n'abandi bantu wenda batari abakristo ariko bafite n'aho bateranira, kuko n'abasilamu bafite imisigiti, nabo bagomba gutanga, bagomba kugira ibyo batanga mu nsengero, kuko baravuga ngo mu nzu yanjye hagomba kubonekamo ibyo kurya bihagije.
bihagije, ntabwo ari bikeya, ntibihagije. None se ubundi bizava hehe? Mu rusengero ntabwo ari ugucuruza. none se wenda ngira ikibazo ko akenshi usanga abakristo bagenda bacika intege, ni ukutamenya ibyiza by'ijuru, ni ukutabyigishwa neza, cyangwa ni kuko ubunebwe bwo ntabwo umuyobozi w'itorero cyangwa ukwigisha ijambo ry'Imana ntabwo azagukuramo ubunebwe, ntabwo azabugukuramo, kuko ntabwo ari uzakubwira ngo byuka mu gitondo kare kare ngo ujye gusenga, kuko burya gushaka Imana, turi muri rwa rugendo ntituza kurugeraho, gushaka Imana, gushaka Imana ubwabyo ni iby'umuntu ku giti cye, kuko ijuru ni inyungu ni izawe. D'abord mbere niba utarumva inyungu, ntabwo uzagerageza kuzishaka. Ni wowe ugomba kubanza gushaka inyungu, ukumva akamaro ko kubona iyo nyungu mbere y'uko bandi babikubwira. Ijuru ni iry'umuntu ku giti cye, kandi nta muntu uzajyana undi mu ijuru. Tubanze tunabyumve. Murakoze cyane. Iki kibazo ngira ngo sinzi niba ugishubijwe. Hanyuma ndashaka kuvuga ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo nanone 13:44 kugera kuri 45. Wenda aho ngaho ibijyanye n'ijuru tubisorezo dufata urugendo. 44. Bugereranywa n'izahabu mu murima mwiza. Ibyo yari atunze byose nushaka urekeraho. Nuko ubwami bw'ijuru ndagira ngo abantu baze banyoterwe n'ijuru mbere y'uko banajyayo. Ubundi urajya hehe? Ubwami bw'ijuru buragereranywa n'izahabu. Kugeza kuri magingo aya ibuye rifite agaciro ni zahabu. Zahabu ntekereza ko iri mu mabuye afite agaciro gakomeye cyane ku isi, ndetse aho benshi basigaye babika n'ubutunzi. Ubutunzi bwabo babubika hehe? Babubika mu izahabu. Izahabu bakayikora neza, barangiza bakabika ubutunzi. Twese dukunda izahabu. Uzasanga abadamu bambaye amabiju akozwe mu izahabu. Abadamu barabikunda cyane. Usanga umuntu yambaye impeta nyinshi zikozwe n'iyange n'izahabu. Sibyo? Ni izahabu. Yaranampenze. Yarampenze nkubwira igiciro cyayo. Ariko yarampenze. Ariko izahabu ngo bugereranywa. Umuhinzi yaragiye mu murima we abona mu izahabu. Yakoze iki? Yaratwikiriye, arasera neza kugira abandi bantu batabibona. Ntabwo ubwami bwo mu ijuru kugenda wasamye rero. Nibanga niba ujya mu ijuru n'ibyawe ntabwo ari ibyawe. So kugira ngo ndimo ndajya mu ijuru, urajya mu ijuru urabibwira ndi? Urabwira Satani. Hanyuma rero yarangije ngo aragenda agurisha ibyo yaratunze byose. Agurisha ibyo yaratunze byose. Aragaruka agura wa murima, wumve yari yawubonye arawugura. Nyirawo yari ari hehe? Banza wumve. Nyirawo yari ari hehe? Ntiyari yarigeze abona iki? Ko harimo zahabu. Arangije aratanga. Buriya yaravuze ati nitwarira amafaranga, ariko undi yaraze cyaguze. Ubwami bw'ijuru rero bugereranywa n'izahabu. Bugereranywa n'umuntu wabonye ikintu cy'agaciro. Ubwami bw'ijuru ni ikintu cy'agaciro. Ni ikintu ubwami bw'ijuru wakagombye gusiga ibikunezeza, ibinezeza. Ubundi ibyo yaratunze ni ibinezeza byose, hanyuma ukaza gushaka ubwami bw'ijuru. Ahandi baravuga ngo inzira ijya mu ijuru irafunganye. Bishatse kuvuga iki? Nuko uriyambura ukemera kunyura mu byo, hari ibyo ugomba kwigomwa. Ni ukwigomwa, urigomwa, hanyuma ukabona kujya mu ijuru. Reka turebe noneho, tufate ngo noneho rero icyo tugomba kumenya, turi mu rugendo rero, dufate rwa rugendo, hari n'igihe nacyo kirihuta, n'akazuba kariho, turi mu rugendo. Icya mbere tugomba kumenya ni uko ushaka kujya mu ijuru, urugendo rujya mu ijuru, icya mbere agomba kubanza kwakira Yesu Kristo nk'umukiza. Niryo rya jambo twavuze aho duhera, ni urufunguzo rwo kujya mu ijuru, ni ukwakira Yesu Kristo nk'umukiza mu bugingo bwawe. Cya mbere, dufite abantu bavutse neza, bafite ingeso nziza, bakura ariko batakire Yesu Kristo mu bugingo bwabo. Oya, ibyo ntabwo ari byo. Icya mbere, ndashaka kugaruka kuri rya jambo basogokuruza aho bapfuye bataramumenya. Ibyo ntibizabareba.
ariko ndavuga twebwe twamumenye twamusobanukiwe urabanza uvuge ngo mbanje kuguha ubugingo bwanjye ndakwakiriye muri njyewe kuko hari umuntu nakubwiye ngo hari umuntu waremwe ufite imiterere myiza bamwe twita ba ngeso nziza ariko kuba ari ba ngeso nziza ntabwo bahejeje kubona ubwami bw'ijuru kuko ashobora kuba ngeso nziza ariko afite muri kamere ye afite ikintu atarapfa kiri hirya cya kamere yavukanye mu muryango kuko burya iyo tutarakira Yesu Kristo tuba tumeze nk'uko twavutse ngo mu byaha nimwo tuvukira yambyariye aho niho tuvukira icyo kintu twese kiratugenga turagifite ugasanga umuntu ateye neza iyo mvuga gutera neza ntabwo ari iby'umubiri imiterere ye imibanire ye n'abantu ni mwiza ariko akaba afite ikimungu hirya wenda kugira ngo tubyumve soma rwa rwandiko rw'Abagalatiya nirwo rubumbatiye ziriya nzira ibice 5 umurongo wa 19 ibiri aho ngaho irakwereka aho bayishakira cyangwa niba bigutinza urwandiko rwa mbere urwandiko Pawulo yandikiye Abigalatiya ibice 5 so umurongo wa 19 bavuga imirimo ya kamere umurongo wa 19 baravuga imirimo ya kamere n'ishyari n'umujinya n'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Reka tugarukira ngaha tube duhagarara aho ngaho mbere yuko tujya ku mbuto z'umwuka. Niba umuntu tufata umuntu bavuzemo ijambo gusambana, umuntu wikundaniye bakikundanira, hari uwo bangamiye mu buryo busanzwe muri sosiyete, kuko uwo muntu uzasanga uwo muntu ni ingeso nziza, ariko ako kagozi arakubita amaso, niba ari umukobwa yabona abahungu bahise bikacaga mu mutwe bikanga, niba ari umuhungu yabona abakobwa bose bahise mu mutwe bikanga, ako kantu karamubasi. Akeneye Yesu Kristo mu bugingo bwe kugira ngo amubaturiye iyo ngoyi itabonwa na sosiyete. Kuko iyo tugeze gutya, hari mu mutima w'umuntu harimo ibyo twebwe dukora na sosiyete yose ibona. Ibyo sosiyete yose ibona nibyo kenshi baduciraho imanza. Ariko hari ibindi ngewe niyiziho sosiyete itazi. Ibyo bintu rero aho biba biremereye kurusha. None se umuntu ugira inzika sosiyete ugira ngo yapfa kuyimenya? Ntago yayimenya. Bizamenyekana kandi azagira n'amayeri yo guhora yanzika ku buryo nta n'umumenyi. Umugirana akabazo nyuma y'imyaka 5, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nurakara ntukirize umunsi ukirakaye. Ese bishatse kuvuga yuko nurakara saa 11 ukora ibishoboka byose izuba rikarenga, ngo izuba ntirikarenge, uburakari bwashize? Oya, abwira tuvuga ngo nugira kuko kurakara se normal, ariko ntukarwara inzika. Baratubuza kurwara inzika. Kurakara se normal. Ndaguha urugero. Yesu ntiyakubise abantu mu rusengero. Nose burya bakubise aseka ngo yazinze umukoba arakubita, yarasekaga? No, kurakara se normal. Mu buzima ni bimwe mu bigize ubuzima bw'umuntu. Umuntu muzima imurakaje ararakara, iyo mushimishije arishima, iyo bibaye ngombwa akarira ararira, iyo bekaseka araseka. Ariko ntukarwara inzika. None rero umuntu ashobora kuba ari aha ngaha muri uru rugendo rujya mu ijuru, akaba ari ingeso nziza, akaba agira inzika ariko muri we, kandi yajya no kuyisoza akagira n'amayeri yo kuyisohoza, akakwitura inabi wamugire kandi mu buryo bw'ubwenge, abantu bakamubona neza. Ariko ntibivuze yuko yakiriye Yesu Kristo mu bugingo bwe. Iyo wakiriye Yesu Kristo mu bugingo bwawe, azakurinda inzika. Umuntu hari urugero rw'ibira by'ubuhehesi n'ibindi byose, ibyo ni ibyaha abantu badapfa kubona.
batakujija, ni wowe ubizi wenyine. Icyo usabwa ni iki rero? Urasabwa kwakira Yesu kugira ngo utsindire icyo kintu. Komeza ujye ku mbuto z'umwuka, umurongo wa 22. Niho ngiye gusoreza. Na kabiri. Ariko imbuto z'umwuka ni urukundo, n'ibyishimo, n'amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Bimeze bityo nta mategeko abihari. Nushaka urekeraho. Ibyo ngibyo rero, uri mu rugendo rujya mu ijuru, ndi mu rugendo rujya mu ijuru, ni ifata izo mbuto z'umwuka, ngerageze kugera ikirenge mu cyazo, ngerageze gukora uko Bibiliya imbwira. Ndabizi ko ni urugendo nyine yari urugendo, hato natsinzwe. Nubona umuntu yatsinzwe ntuzamucireho iteka, kubera ko Yesu yaducunguye. Amaraso ya Yesu Kristo nicyo yaje gukora, ni ukumenya ngo nacumuye, ndihannye, ndababariwe, hanyuma nkagenda uko Kristo ashaka. Ngurwo urugendo rero, nubahiriza n'uwirinda imirimo ya kamere, cyangwa nanjye nkayirinda, hanyuma nkagerageza guhangana no kugira ngo ngendane n'imbuto z'umwuka. Urugendo rujya mu ijuru nta kabuza tuzajyayo. Nkasoza nkubwira ngo ijambo rivuga ngo Pawulo yandikiye Timoteyo mu gitabo, mu rwandiko rwe rwa mbere, reka hanyuma aramubwira ngo nta waba umusirikare ngo yinezeze mu by'ubugingo, ariko aramubwira ngo ugende nk'uko Kristo ashaka, kugira ngo unezeze uwakwandikiye ubusirikare, ko turi abasirikare ba Kristo, niko yamubwiye. Hanyuma ndagira ngo niba hari ikindi kibazo ufite wambaza, ariko utarambaza somera urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, ibice 11 umurongo wa 12. Ayiwe nasoreza aho ngaho kugira ngo turebe muri urwo rugendo, dufate nk'umwanzuro kuri iki kintu tuganire. Wenda umbaze ibindi bibazo, ariko 11 umurongo wa 12. Ni byiza ko iyo dukoresheje Bibiliya. Ariko ubwo tuba kwabo kwabereye abari mu isi ubutunzi, kandi gutuba kwabo, niho wasomye 11 Abaroma 11 wa 12. Ariko ubwo kugwa kwabo kwabereye abari mu isi ubutunzi, kandi gutuba kwabo kukabera abanyamahanga ubutunzi, nkanswe kugwira kwabo. Nushaka wenda reka utwo gutinda aho ngaho, tuvuge niba twebwe bavugaga Abisiraheli, bo baragize gutya bakora shiti, baragwa, bituma twebwe tubona ubugingo. Bivuze ngo noneho twahawe umugabane. Nagira nkubwire yuko twebwe n'abanyamahanga natwe twagize umugisha wo kubona Kristo kugira ngo tumwakire, natwe tujye muri uwo mugabane. Mbese ubundi Bibiliya navuga ngo twatewe nk'ingurukira, ntago byari ibyacu. Ubwo twagize umugisha wo kwinjira muri urwo rugendo, natwe mureke tugende uko Kristo ashaka, tuba abakristo beza. Mbese nk'uko umusirikare aba ari ku rugamba, agomba gukora anezeza uwamwandikiye ubusirikare. Iyo wishe amabwiriza y'igisirikare, kuko ubunebwe bwo ntabwo umuyobozi w'itorero cyangwa ukwigisha ijambo ry'Imana ntabwo azagukuramo ubunebwe, ntabwo azabugukuramo, kuko ntabwo ari uzakubwira ngo byuka mu gitondo kare kare ngo ujye gusenga. Kuko burya gushaka Imana, turi muri rwa rugendo nituza kurugeraho, gushaka Imana ubwabyo ni iby'umuntu ku giti cye, kuko ijuru ni inyungu n'izawe. Daboro mbere, niba utarumva inyungu, ntabwo uzagerageza kuzishaka. Ni wowe ugomba kubanza gushaka inyungu, ukumva akamaro ko kubona iyo nyungu mbere y'uko bandi babikubwira. Ijuru ni iry'umuntu ku giti cye, kandi nta muntu uzajyana undi mu ijuru. Tubanze tunabyumve. Murakoze cyane. Iki kibazo ngira ngo sinzi niba ugishubijwe. Hanyuma ndashaka kuvuga ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, nanone 13:44 kugera kuri 45. Wenda aho ngaho bijyanye n'ijuru tubisorezo dufata urugendo. 44. Bugereranywa n'izahabu mu murima mwiza.
ibyo yari atunze byose nushaka urekeraho nuko ubwami bw'ijuru ndagira ngo abantu baze banyoterwe n'ijuru mbere yuko banajyayo ubundi urajya hehe ubwami bw'ijuru buragereranywa n'izahabu kugeza kuri magingo aya ibuye rifite agaciro ni zahabu ntekereza ko iri mu mabuye afite agaciro gakomeye cyane ku isi ndetse aho benshi basigaye babika n'ubutunzi bwabo babubika hehe babubika mu izahabu izahabu bakayikora neza barangiza bakabika ubutunzi twese dukunda izahabu uzasanga abadamu bambaye amabiju akozwe mu izahabu abadamu barabikunda cyane usanga umuntu yambaye impeta nyinshi zikozwe n'iyange n'izahabu sibyo ni izahabu yaranampenze yarampenze nkubwira igiciro cyayo ariko yarampenze ariko izahabu ngo bugereranywa umuhinzi yaragiye mu murima we abona mu izahabu yakoze iki yaratwikiriye arasera neza kugira abandi bantu batabibona ntabwo ubwami bwo mu ijuru ari kugenda wasamye rero nibanga niba ujya mu ijuru n'ibyawe ntabwo ari ibyawe so kugira ngo ndimo ndajya mu ijuru urajya mu ijuru urabibwira ndi urabwira satani hanyuma rero yarangije ngo aragenda agurisha ibyo yaratunze byose aragaruka agura wa murima wumve yari yawubonye arawugura nyirawo yari ari hehe banza wumve nyirawo yari ari hehe ntiyari yarigeze abona iki ko harimo zahabu arangije aratanga buriya yaravuze ati nitwarire amafaranga ariko undi yari azi icyo aguze ubwami bw'ijuru rero bugereranywa n'izahabu bugereranywa n'umuntu wabonye ikintu cy'agaciro ubwami bw'ijuru ni ikintu cy'agaciro ni ikintu ubwami bw'ijuru wakagombye gusiga ibikunezeza ibinezeza ubundi ibyo yaratunze ni ibinezeza byose hanyuma ukaza gushaka ubwami bw'ijuru ahandi baravuga ngo inzira ijya mu ijuru irafunganye bishatse kuvuga iki nuko uriyambura ukemera kunyura mu byo hari ibyo ugomba kwigomwa ni ukwigomwa urigomwa hanyuma ukabona kujya mu ijuru reka turebe noneho tufate ngo noneho rero icyo tugomba kumenya turi mu rugendo rero dufate rwa rugendo hari n'igihe nacyo kirihuta n'akazuba kariho turi mu rugendo icya mbere tugomba kumenya ni uko ushaka kujya mu ijuru urugendo rujya mu ijuru icya mbere agomba kubanza kwakira Yesu Kristo nk'umukiza niryo rya jambo twavuze aho duhera ni urufunguzo rwo kujya mu ijuru ni ukwakira Yesu Kristo nk'umukiza mu bugingo bwawe cya mbere dufite abantu bavutse neza bafite ingeso nziza bakura ariko batakire Yesu Kristo mu bugingo bwabo oya ibyo ntabwo ari byo icya mbere ndashaka kugaruka kuri rya jambo basogokuruza aho bapfuye bataramumenya ibyo ntibizabareba ariko ndavuga twebwe twamumenye twamusobanukiwe urabanza uvuge ngo mbanje kuguha ubugingo bwanjye ndakwakiriye muri njyewe kuko hari umuntu nakubwiye ngo hari umuntu waremwe ufite imiterere myiza bamwe twita abangeso nziza ariko kuba ari bangeso nziza ntago bahejeje kubona ubwami bw'ijuru ko ashobora kuba ingeso nziza ariko afite muri kamere ye afite ikintu atarapfa kiri hirya cya kamere yavukanye mu muryango kuko burya iyo tutarakira Yesu Kristo tuba tumeze nk'uko twavutse ngo mu byaha nimwo tuvukira yambyariye aho niho tuvukira icyo kintu twese kiratugenga turagifite ugasanga umuntu ateye neza iyo mvuga gutera neza ntabwo ari iby'umubiri imiterere ye imibanire ye n'abantu ni mwiza ariko akaba afite ikimungu hirya wenda kugira ngo tubyumve soma rwa rwandiko rw'Abagalatiya nirwo rubumbatiye ziriya nzira ibice 5 umurongo wa 19 ibiri aho ngaho irakwereka aho bashakira cyangwa niba bigutinza urwandiko rwa mbere urwandiko Pawulo yandikiye Abigalatiya ibice 5 so umurongo wa 19 bavuga imirimo ya kamere umurongo wa 19 baravuga imirimo ya kamere
Mhm. gusenga ibishushanyo no kuroga no kwangana no gutongana n'ishyari n'umujinya n'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice Mhm. no kugomanwa Mhm. no gusinda Ehe. n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Reka tugarukire aha ngaha tube duhagarara aho ngaho mbere yuko tujya ku mbuto z'umwuka. Niba umuntu tufata umuntu bavuzemo ijambo gusambana, umuntu wikundaniye bakikundanira, hari uwo yabangamiye mu buryo busanzwe muri sosiyete? Kuko uwo muntu uzasanga uwo muntu ni ingeso nziza, ariko ako kagozi arakubita amaso, niba ari umukobwa yabona abahungu bahise bikacaga mu mutwe bikanga, niba ari umuhungu yabona abakobwa bose bahise mu mutwe bikanga. Ako kantu karamubasi, akeneye Yesu Kristo mu bugingo bwe kugira ngo amubature iyo ngoyi itabonwa na sosiyete. Kuko iyo tugeze gutya, hari mu mutima w'umuntu harimo ibyo twebwe dukora na sosiyete yose ibona. Ibyo sosiyete yose ibona nibyo kenshi baduciraho imanza. Ariko hari ibindi ngewe niyiziho sosiyete itazi. Ibyo bintu rero aho biba biremereye kurusha. None se umuntu ugira inzika sosiyete ugira ngo yapfa kuyimenya? Ntago yayimenya. Bizamenyekana kandi azagira n'amayeri yo guhora yanzika ku buryo nta n'umumenya. Umugirana akabazo nyuma y'imyaka 5, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nurakara ntukirize umunsi ukirakaye. Ese bishatse kuvuga yuko nurakara saa 11 ukora ibishoboka byose izuba rikarenga, ngo izuba ntirikarenge, uburakari bwashize? Oya, abwira tuvuga ngo nugira kuko kurakara se normal, ariko ntukarwara inzika. Baratubuza kurwara inzika. Kurakara se normal. Ndaguha urugero, Yesu ntiyakubise abantu mu rusengero. None burya bakubise aseka? Ngo yazinziye umukoba arakubita, yarasekaga? No, kurakara se normal. Mu buzima ni bimwe mu bigize ubuzima bw'umuntu. Umuntu muzima iyo murakaje ararakara, iyo mushimishije arishima, iyo bibaye ngombwa akarira ararira, iyo kaseka araseka. Ariko ntukarwara inzika. None rero umuntu ashobora kuba ari aha ngaha muri uru rugendo rujya mu ijuru, akaba ari ingeso nziza, akaba agira inzika ariko muri we, kandi yajya no kuyisoza akagira n'amayeri yo kuyisohoza, akakwitura inabi wamugire kandi mu buryo bw'ubwenge, abantu bakamubona neza. Ariko ntibivuze yuko yakiriye Yesu Kristo mu bugingo bwe. Iyo wakiriye Yesu Kristo mu bugingo bwawe, azakurinda inzika. Umuntu hari urugero rw'ibira by'ubuhehesi n'ibindi byose, ibyo ni ibyaha abantu badapfa kubona, batakujija, ni wowe ubizi wenyine. Icyo usabwa ni iki rero? Urasabwa kwakira Yesu kugira ngo utsindire icyo kintu. Komeza ujye ku mbuto z'umwuka, umurongo wa 22. Niho ngiye gusoreza. Na 2. Ariko imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Bimeze bityo nta mategeko abihari. Nushaka urekeraho. Ibyo ngibyo rero, uri mu rugendo rujya mu ijuru, ndi mu rugendo rujya mu ijuru, ni ifatizo mbuto z'umwuka. Ngerageze kugera ikirenge mu cyazo, ngerageze gukora uko Bibiliya imbwira. Ndabizi ko ni urugendo nyine yari urugendo, hato natsinzwe. Nubona umuntu yatsinzwe ntuzamucireho iteka, kubera ko Yesu yaducunguye. Amaraso ya Yesu Kristo nicyo yaje gukora, ni ukumenya ngo nacumuye, ndihannye, ndababariwe, hanyuma nkagenda uko Kristo ashaka. Ngurwo urugendo rero, nubahiriza n'uwirinda imirimo ya kamere, cyangwa nanjye nkayirinda, hanyuma nkagerageza guhangana no kugira ngo ngendane n'imbuto z'umwuka. Urugendo rujya mu ijuru nta kabuza tuzajyayo. Nkasoza nkubwira ngo ijambo rivuga ngo Pawulo yandikiye Timoteyo mu gitabo, mu rwandiko rwe rwa mbere, reka hanyuma aramubwira ngo nta waba umusirikare ngo yinezeze mu by'ubugingo, ariko aramubwira ngo
ugende nk'uko Kristo ashaka, kugira ngo unezeze uwakwandikiye ubusirikare, ko turi abasirikare ba Kristo, niko yamubwiye. Hanyuma ndagira ngo niba hari ikindi kibazo ufite wambaza, ariko utarambaza somera urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 11 umurongo wa 12. We nasoreza aho ngaho kugira ngo turebe muri urwo rugendo dufate nk'umwanzuro kuri iki kintu tuganire, wenda umbaze ibindi bibazo. Ariko 11 umurongo wa 12 ni byiza ko iyo dukoresheje Bibiliya ubwo kwabo kwabereye abari mu isi ubutunzi, kandi gutuba kwabo niho wasomye 11 Abaroma 11 wa 12. Ariko ubwo kugwa kwabo kwabereye abari mu isi ubutunzi, kandi gutuba kwabo kukabera abanyamahanga ubutunzi, nkanswe kugwira kwabo. Nushaka wenda reka two gutinda aho ngaho tuvuge niba twebwe bavugaga Abisiraheli bo baragize gutya bakora shiti baragwa, bituma twebwe tubona ubugingo. Bivuze ngo noneho twahawe umugabane. Nagira nkubwire yuko twebwe n'abanyamahanga natwe twagize umugisha wo kubona Kristo kugira ngo tumwakire, natwe tujye muri uwo mugabane. Mbese ubundi Bibiliya navuga ngo twatewe nk'ingurukira, ntago byari ibyacu. Ubwo twagize umugisha wo kwinjira muri urwo rugendo, natwe mureke tugende uko Kristo ashaka, tuba abakristo beza. Mbese nk'uko umusirikare aba ari ku rugamba, agomba gukora anezeza uwamwandikiye ubusirikare. Iyo wishe amabwiriza y'igisirikare ko bigomba kugenda, tuba abakristo beza. Murakoze cyane. Niba hari ibindi bibazo wambaza nta kibazo. Twagize umugisha wo kubona pasiteri wacu, ntago wenda ndi butinde cyane kubera ko nawe namufatiranye kandi arimo yihuta. Ndagira ngo wenda tuzagire n'ikindi kiganiro kindi, hanyuma abafite ibibazo bazabibaza muri comment babitubaze kugira ngo tuzabinoze neza. Ufite umwanya tuganire, dufate nk'ikiganiro kirambuye cyane. Rero yongeye ko rwose afite amagakunda menshi cyane. Reka rero tugiye kuri kure ujye mu zindi gahunda, ariko hanyuma usoze unadusengera. Ubutaha uzaze tuganirize tumenye ngo mbese imyifatire y'umukristo agomba kwitwara gute mu rugendo. Turebe se twinjirire ijuru. Pawulo yaravuze ngo ageze mu ijuru rya gatatu, twinjire neza muri icyo gihugu dusogongere. Rero ndagira ngo tudatinze cyane dusengera Imana, hanyuma turarikira abakunzi bacu kuzongera nanone bagakurikirana ikindi kiganiro tuzagira. Murakoze cyane. Nanjye mbashimira, ariko nanjye ndabashimiye. Nubwo wenda ntari igihe kinini umuntu ngo yitegure, ariko dushimire n'abazakora iki kiganiro, na comment bazatanga zizaduha gutanga ikindi kirusheho kandi kinoze. Tuvuge ku bwami bwo mu ijuru, tubwirize abantu iby'ubwami bw'ijuru. Nicyo kintu cyangombwa, ni nacyo dusiganirwa, ni nacyo twahamagariwe. Kadusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, nyiricyubahiro, turagushimye kubw'uyu mwanya, uburyo bwo kuganira n'abantu benshi ku by'ubwami bwawe. Turagusabye ubwo tugiye kuvuga ku by'ubwami bwawe, tukaba twabivuzeho, tukaba twabitinzeho, kugira ngo nawe ufashe abazabyumva bose, abazakurikira iki kiganiro, kugira ngo bazahindukire. Abahindukiye bakakumenya bazakomeze bagire imbaraga, abatarahindukira nabo batarakumenya nabo bazahindukire, kugira ngo ku munsi w'umuzuko twese tuzahurireyo tunejejwe no kuba turi kumwe mu bwami bwawe. Icyubahiro cy'Yesu Kristo. Amen. Yego.